y'u Rwanda umunsi wa mbere watangiye ku munsi wo kwa gatanu ikipe ya Gorilla Football Club itsinda AS Muhanga ibitego 2 ku busa bukiye bwa kwa gatandatu. Etincelle United banganya ubusa ku busa. Bugesera itsinda Gicumbi igitego 1 ku busa. Mukuru itsinda Musanze igitego 1 ku busa. Police itsinda Rutsiro ibitego 2 ku gitego 1. Hanyuma AS Kigali itsindwa na Magaju igitego 1. Mu gihe rero umukino wari utegerejwe cyane wafunguraga umunsi wa mbere wa shampiyona ni ikipe zo mu Bwana zahuye. Ikipe ya Kiyovu Sport itsindwa n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 2. Rayon Sport itangira umunsi wa mbere amanota 3. Uyu mukino rero ukuntu nifuza ko mubajyana mu ndagira ngo tutaza kuganira ibintu biri hanze y'ikibuga, niyo mpamvu ngiye guhera ahangaha. Ni umukino mu by'ukuri ikipe ya Kiyovu Sport muribuka ko aha make hari kwinjira ibihumbi 5 umuntu akinjira muri stade. Muribuka ko mbere hari abanje umukino w'ikipe ya Police n'ikipe ya Rutsiro. Umudije rwose yatangaga umuziki mwiza, protokole mu myinjirize byari bimeze neza. Ku isaha y'isa 12 ku mukino watangiye saa 12 n'igice, abafana wabonaga ko bakiri bake mu kwinjira, yaba ari mu gice cy'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, yaba ari mu gice cyo kwa Seburengo abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport bicara, wabonaga ko bakiri bake. Ariko tribune wabonaga ko abantu bamaze kuba benshi, ndetse byabaye ngombwa ko batira intebe zo mu mpande ya tribune, baragenda bicara harya hasi ku ma escalier. Gusa umukino ujya gutangira wabonaga ko stade none w'abantu nibura nka 75% abantu bamaze kuhagera, bahari ibice byose bigize Kigali Pere. N'umukino wanarebwe ndetse dati nawe numwe mu bari baje kureba uyu mukino. Hanyuma kandi mu bindi byaranze uyu mukino ngiye guhita ninjira muri uyu mukino rero. Ikipe ya Rayon Sport n'undi umutoza yari gahunda yo gukinisha abadefenseri 3 nibo yari afite, ariko muribuka ko mbere yaho twe twavuze ko Yusu ashobora kutaza kumukinisha, niko byagenze. Ariko ari ku ntebe y'abasimbura. Emery Bayisenge ntiyari ahari nyine kuko we yari afite imvune za gutangira imyitozo uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport iza kubona ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport. Uburyo rero ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo ibi bitego mu by'ukuri ni ibitego byo mubona ko atigeze abaho marquage cyangwa se kina bakore ome a ome, kuko nk'igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport umupira wari uzamuwe na Serumogo arawushota, ariko uza kugarurwa na Rwabuhihi Aime Placide. Hanyuma Tambwe ahita awushyira muri deuxième poto aho yasanze Ndikumana Asmani rwose ni Frieda ko nta muntu wari wakoze marquage, ahita atsinda igitego. Umupira uvuye muri kona, abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport barimo Richard bahitamo kuhererekanya. Richard aratanga n'ubundi ajya gushakisha deuxième poto, agezeyo umupira ugeze muri surface basanga n'ubundi Ndikumana Asmani ari wenyine, kuko n'ubundi Ndikumana myugariro w'ikipe ya Kiyovu winjiye mu kibuga asimbuye nige marquage, ahubwo yashatse gukurikira umupira Asmani atsinda igitego cya kabiri. Gutyo birangira ari ibitego 2 by'ikipe Sport ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport. Rayon Sport itana amanota 3. Impamvu mpisemo kugaruka kuri ibi bitego ni ukugira ngo duhite twinjira mu kibuga. Ikipe ya Rayon Sport bariyo duheraho. Umutoza amahitamo yagize kuri uyu mukino n'uburyo yawukinye, ko turaza kureba mu gice cya kabiri ko yaje guhindura n'uburyo bw'imikinire, nibyo byafavorije Rayon Sport kubona intsinzi yo kuri uyu wa gatandatu yanayihesheje amanota 3. Ijambo gihe nari banagiye mwese ko ajyango mvuga ni kanaka ntabwo twamenya ko ari duhaye, ariko reka twinjiremo neza. Ubikoze neza nk'uko turi twabiganira hano mbere, uburyo umutoza yapanze abakinnyi n'ubundi probable yashyizemo niyo twe twavuze. Wenda uretse nko kuri Pavel Nzira yahise abanzamo bitunguranye cyane ko wari umukino ibaza gukina umukino wa mbere nta na match n'imwe gishuti ukinnye, ariko bigaragaza uburyo umutoza nyina mwizera itaza guhitamo banzamo. Ubwo yari yagize wenda kumura mu myitozo uburyo ameze. Umutoza yabigizemo ko yabisabwe. Yarabisabwe ariko nawe yarabyemeye kubera ko rutisi umuntu usabwa cyane ngo yemere. Hari ubwo ushaka kumusaba ikintu ntacyemere. Byari byiza kumubanzamo, hanyuma abantu bari batunguye no kubona Bigirimana Bed atabanjemo, ariko ngira ngo umutoza rero mu myitozo asa naho atari fit wenda bijyanye n'urugendo yari yakoze ava iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ngira ngo Tambo
ari kumwegeza imbere agakina inyuma ya rutayizamu yabikoze neza. Umuntu wenda yanavuga ko bigaragaza ko urwego yaje ariho hari improvement yabaye kuri musore Tambe Grouard. Urebye mu mikino nk'itatu yeruka ubona ko yimprovinze mu by'ukuri. Ariko kandi icyo nabonye kuri Rayon Sport nge ku munsi wo kuwa gatandatu nuko umuntu yavuga ko ifite abakinnyi b'abagabo cyane cyane ubijyanye na situation ikipe ya Rayon Sport yari irimo. Buri mufana wese yaje kuri stade naho yikandagira avuye mu championnat umwuka atari mwiza mu ikipe imbere, wenda hazamo n'ibyo bibazo by'abakinnyi badahari, birarane, ibyo bintu byose uko byakabaye. Umutoza Afahami ya Lutfi uri ahantu atandukanye n'abandi batoza, nuko mbere yo kugutoza abanza akaba umubyeyi wawe. Buriya niko ameze. Yafashe amasaha 5 yo kuganiriza abakinnyi, umukinnyi ku mukinnyi ku giti cye, amubwira ati iyi match tugiye gukina turaza kwitwara gutya, ibi mu byibagira. Uvuga ngo cya kintu cya Team Talk yarabaganirije pe imbere y'umukino, nta kindi kintu yavugaga uretse kuganiriza abakinnyi, haba bagomba gukinisha n'abagomba kubanza hanze. Kandi akakumvisha ko nibwo isaha n'isaha ugomba kujyamo kandi ugatanga ibyo ugomba gutanga. Bivuze ngo Rayon Sport mentality y'abakinnyi babo n'abatoza, icyo ngicyo umuntu yabanza akagishima bijyanye na situation bari barimo. Ikindi kintu umuntu yashima wenda tugenda twihuta, iki cyo kwihutisha guha amafaranga Asman Ndikumana. Byarashobokaga cyane ko Asman ataza gukina umukino wo kuwa gatandatu, bijyanye nuko aja we Aruno yari yamubwiye ko agomba kujya mu kibuga kubona amafaranga bituma yari yasiga 12 ziratangwa, akora umwitozo umwe asanga bari muri kare abafasha kubona amanota 3. Ikintu cyo kubyihutisha bigaragaza uburyo Rayon Sport no match bagomba gukina ikipe ya Kiyovu Sport, kandi nekereza ko byabahaye umusaruro w'amanota 3. Zandani mu gutangwa kw'amafaranga niho ibanga riri muri Rayon Sport. Dora tuvuga ngo Rayon mushyire hamwe mbere yo kutujya mu kibuga, ariko akantu ibera komojeho kararyoshye cyane. Ndi ku munsi wo kuwa 4 yabwereye ati sindi bukora imyitozo zamo abandi bari bacumbitse muri Oasis yari kwa Jean Fidel mu Karumuna, yanga kujyayo. Baramubwira bati basi mu gihe turi gushaka amafaranga duhe passport yawe tugusabire work permit, kuko mu Rwanda uramutse udafite work permit Rwanda Premier League yavuze ko uzajya uterwa amaga, niyo yaba yarangiye uwo gakina atayifite agomba guterwa amaga yari umunyamahanga. Arayibima umutwe urashyuha, ubwo babibwira President Tade, bamuhaye miliyoni enye asinya, banamubwira ko shampiyona nijya gutangira bazamuhiza izindi enye zikaba 8, banamubwira ko izindi 8 bazazimuha mu mwaka wa 2, kuko ubundi rero 16 asinya imyaka 3. Bari bavuganye ko bamuhenye akigurwa, barazimuhaye, bambwira ko mbere ko shampiyona match ya mbere babamuhenye, izo nizo yasabaga enye gusa. Izindi 8 zari kuza muri sezo ya 2. Icyabaye niki, yahize amafaranga Tade ayabona, abwira umukinnyi ati sanga abandi mu Karumuna aja wawe Aruno bakunda kwita Rakitic, ufite abakinnyi benshi b'Abarundi Abedi, ubundi bamwita Abedi Lokando. Buri hana birgira Imana n'izina yateretseho nyuma. Abedi na abahungu bahari ifizi muri Kongo, n'ababyeyi babo bakomoka bakabarambutse Tanganyika bajya guhaha i Burundi. Amazina ya nyayo umuhamagaye Lokando nibwo yumva cyane, bamwita Abedi Lokando. Abedi Lokando niyo mazina. Ariko Ndikumana we akaba umurundi pire. Uyu we ni umurundi ntago ari umukongomani. Bavuga n'ikirundi. Uzikavuga indi menye se Ndikumana turamugira. Icyongereza, Igifaransa, Ikirundi n'ikirundi. Yavuye interview mu Cyongereza. Zose ni Igifaransa. Yakinnye muri Turiki ibiranga, ajya no muri Libya mu cyiciro cya 2. No iki cyabaye. Iya feri bamaze kuyimenya rero Rigoga ko amafaranga miliyoni enye ari boneke, aje yaramubwira ati genda uje mu Karumuna. Ubwo Muvunyi iyo nkuri mugeraho ku mukinnyi atarari kumwe n'abandi, ariho mbwira bareyo ko ubumwe bwanya ari ikintu gikomeye. Urabona ubu hasa n'ahacitsemo ibice ngo Muvunyi ngo Tade, aba bagabo bose ni abakire bakunda Rayon. Moransaba Imana ikintu sinzi igihe nzakibonera ni ryari nabona aba bagabo bahuje bashyize hamwe, aho kugira ngo twe nka media tubacemo ibice ngo haze side ya Muvunyi haze side ya Tadeyo. Yego, kuko kuvuga ngo twirukanire Muvunyi mu ikipe Tadeyo ngo Muvunyi atwica ikipe ngo abasaza ntibabishaka, nuko utazi akamaro ka Muvunyi. Kuvuga ngo Tadeyo ngo nashoye ko ikipe nayivemo nuko utazi imvune ze.
n'amafaranga atanga muri Rayon njye twaraganira hamwe ngo iyi sezo maze gutanga miliyoni zirenga 50 zanjye ntishyuze Muvunyi abakinnyi benshi b'abanyamahanga baje niwe wabategeye ubakeneye bombi mureke kumva babwira ngo mufatiye side ama campaigning aba nibo bashoboye ngo ntasho twabagira bombi kandi bagakorana neza birashoboka niki rero Muvunyi yakoze Muvunyi ati Tadeyo hano hari Sheikh nayo narakwemere ko nzagura umwataka ariwe Bing Bero birangira tutamushimye aragenda dushaka Baleke ntiyaza aya mafaranga nenemeye y'umwataka ni isezerano nahaye abareyo reka nishyure izo miliyoni 12 zari zisigaye Ndikumana ibye birangira Ndikumana miliyoni 12 Muvunyi yarazitanze zisanga zazindenye bamuhaye imbere za 16 ikibazo cye kiba kirakemutse umuhungu ajya mu myitozo ajya mu kibuga yishimye Ndikumana rero wabareye uyu nguyu bibazagaho Ndikumana buriya story iratangaje Ndikumana ubundi atangira gukina i Burundi yakinaga 3 ariko babona yifitemo ibintu byo gusatira neza baramwimura bamujyana imbere bamushyira kuri kurari y'ubumoso bimwe bya Gareth Bale yego neza rwose utanze urugero rwiza ageze kuri 11 babona ni sawa aranatsinda aba numwe mu bakinnyi beza i Burundi noneho muri Grenoire aza kuvamo abanza kujya kugerageza muri Turikiya amezi 6 ntibyakunda asubira i Burundi ajya muri Bumamuru ayivamo aje gusinyishwa na Kiyovu 2024 bihurana nuko Kiyovu yari yabaninzwe na FIFA ntibamwandikisha ahita ajya muri Libya mu kiciro cya kabiri agezeyo arakina abakinnyi b'abarundi benshi bakunda gukorera vacancy naha noneho araza n'abantu noneho baba bari ajawe Reyo rero yaburaniwe byarangiye regira Imana nje navuze ndikogeza match ntubanza y'Amana avuga y'u Rwanda ijya yirirwa handi gataha i Rwanda ubanza uwo mugoro baratashira baza ati Amerika tirarangiye rezi ifite umwataka bati ntawe Imana ati reka mbaho umwataka ni Imana yamwizaniye umwataka abarabonetse ku mafaranga make tekereza nawe amafaranga 16 imyaka 3 uyu mukinnyi bavuga yuko kaliteze afite 3 zikomeye kurusha izindi nizi iya mbere aho bamukiriye ku 9 akinisha amaguru yombi indyo imoso bivuga ngo afite amashoti aremereye twarebe nka kofra yateye kuri Vipers asimbuye ni muzima pe afite icyo bita frap afite amashoti afite mu maguru nyine yarakoma afite imyitozo mu maguru yego kalite ya kabiri afite igihagararo cyiza niteza abasarpongo ni Jean arakomeye yazamuye agapira ku ifoto bakize kuri Nuza yare kuri paka ya imwe ice n'akakada kari hasi yifitiye 6 zibaze yakoze umwitozo ameze nka Ibe ariko nawe azi Ibere ndongera muzamununguye neza umukore ka gym ukora ipine Ibere uramvana nawe so arakomeye biramufasha gusimbuka akaba afite danse mu kirere niyo mpamvu umupira twatsinze wa kabiri waryoheye abari aze no guhagarara kalite ya 3 urayivugiye wahita ukomerezaho aze guhagarara igihe cyose yisanga ari animact cyane igitego cya mbere n'igitego cya kabiri igihe yatsinze ama free head none njyewe ikintu nenda kubabaza ni kimwe uyu mukino mwabonyemo ukuboko kwa Hafamia cyangwa ni kimwe mwavugaga ko ikipe ya Rayon Sport ifite abajene bazi ikintu bashaka mu kibuga nicyo bagomba gukora nje navuga ko Afahamiya yitondere system ya 3 kuko nawe ibyo twanengaga maniyo ntaragira abakinnyi bakwiye izi ni match mu gitangira ariko kuri za Singida niyo butumwa bwamugeraho abana bitwa ba Paul Cindy Jesus uhengeka basero mogo uhengeka ukexpose impande zawe ushaka kuzabona ibintu bitoroshye Prifa ko yakina defense a 4 kugira ngo bimworohere kuzibira neza na mediane function idafite tasks zo kuzagisubira inyuma cyane kuko niba babane baragishira abagiye bebeza kuko afite abawinga beza bakamufashije kuri match za international reba nko gusimbura kwa Nuza kwa Azizi Basane mwaretse nk'abaromba jana kuko mu gice cya kabiri amaze guhindura uburyo bw'imikinire akajya kuri 4-3-3
hamaze kwinjira Abed hari Bagayogo mbere yaho gato hari hinjiye Basane muri defense afite Rushema Kabange Fabu na Serumogo yamaze kubarinya neza mu by'ukuri nanone hagati mu kibuga nyine afitemo Richard Abed na Magruare twahise tubona agapira kari kugenda nkuko twabibonye mbere yakinaga Muhangayiko kuko mbere mu gice cya mbere Kiyovu Sport yaramwatatse pe nuko itari ifite izamu kunota 24 ikipe ya Kiyovu Sport uyu mujama Sinje wenyine ari kumwe na Paveri yamaze no kumwemerera ko atera yitwa Moses Ngomani Paveri yakuyemo 1-on-1 nyinshi bari kumwe nawe abaganura mu mukino ariko ngira ngo wenda icyo Rotifingiye amaze kugaragaza amaze kwereka abantu ko yatsinda ari gukina system y'aba defenseur batatu ariko kugira ngo kwemeze ko nabane yayikina akanatsinda nabyo arabihindura kubera ko iyi ni inshuro ya kabiri akinye batatu mu gice cya mbere icya kabiri agakina bane kuryo amugira inama no kuri Singida ko yabikina ubwo bizaterwa wenda n'uburyo azaba yapanze ariko njye cyo namushimira ntabwo agitsimbare cyane nakinye batatu nakindi cyaba no kuri Vipers icyo cya mbere akinye batatu icya kabiri arahinduye kinye bane none afite kuna yinjiramo neza kubera ko afite Cindy Pogezi amuvanamo agahita ajyana Fabrice uyu mwana uri seriye cyane kabisa no muhanga cyane bafashije ndusoze tutavuze ikipe ya Kiyovu Sport mbere twavugaga ngo yagiye ku isoko yarahashye mwitega ikipe ya Kiyovu Sport yewe munafata ijambo mukeze Cedric yagize umukino mwiza Kiyovu Sport yabuze iki mu by'ukuri muri iyi match Kiyovu Sport ni ikipe itari mbi ariko ifite abakinnyi benshi bashyirasa niri kumenyerana ntiyagize umugisha wo gukiringa match mu minota 30 ya mbere kuko yari yatatse rero yayirushije imipira iri kwinjira mu rugo rw'amahina rutayizamu yayoshije ibitego bidahushwa un contre un na Pavel Nzira navuga yuko nyifitiye icyizere uyu mwaka kitari cyo gutwara igikombe aricyo cyo ko ari ikipe iri competitive yahatana vis-a-vis iyo bakinaga Rayon Sport motivation kuri Rayon yari hejuru cyane kuko hari abagabo nk'uwitwa Mike yari yatanze $2,000 by'amadolari hafi $3,000,000 umugabo witwa Ferdinand uyobora iyo bita Manifa afite printing house ikomeye yari yatanze $1,000,000 abakinnyi babaye prime $160 menshi cyane nyamara mu gihe muri kontra z'abakinnyi bari handitsemo $40,000 kuri match ganye biragaragara yuko gutangira shampiyona bari bazi iyo pressure hari mu ibindi bashaka gukorera umutoza bashakaga nyine guprova ko ari abagabo ni match batsindishije umutima ahubwo igice cya kabiri maze gusimuza nibwo bakinnye neza kurushaho wenda njukwanjye ngende uyipanga murera 11 abanyarwanda barabakunda ariko ni ntabwo ndi hafahami mwizamu nahashyira Paveri kuri kabiri ngiye nahashyira Kabange bako shyira Serumogo kuri gatatu nahashyira Fabrice umutima wa defense Emery ameze neza akwiye gukinana na Isudianye naba yaragize imyitozo ihagije rushema we ubwo barushema reka dukomeze gatandatu niho Reyo njyewe mbona ifitemo ikibazo Sefu ntabwo mwemera neza ndabona ataruzura neza kandi Richard aryo hari ku 8 umwe muri abo yashyira kuri gatandatu umeze neza nta kibazo 8 akwiye kwashyira umuntu yitwa Abedi Gruari akaza ku 10 cyangwa se bakagurana umwe agakina 8 n'icuma abarundi bazi no gukina hanyuma uruhande rumwe nje ntabwo nakina ikipe ya Sport idafite pesi ya Basane Azizi ndamwemera byahati abareba boxing gusa abareba boxing zanjye abareba boxing gusa ubundi niba ashaka bataka babiri fone nganye baye yarakize yakwatakana na Ndikumana ariko mu gihe ataraza Rutsiro akaba yatakana pressing nziza akaba yatakana na Ndikumana akaba asa nuri kwicenda nono Yves asa nuhengetse ku ruhande gato ibumoso icyo nkubwira rero isomo rimwe nayikuyemo dusoza iyi Murera ntiragira automatisme ntiramenyerana neza ariko ifite umutima ifite n'ubushake kuri Nyamukandagira iri gukambakamba idafite imyitozo shampiyona izaba igenda tuzaryoherwa cyane cyane mu ntangiriro y'imvura y'umuhindo tuva mu zuba ry'impeshyi